kuzuye muzehe arasubirayo kandi sanseri rifunga manuka gutyo jejejeje wa mwana ararukutse aho piyano imwikubita piyano ku mutwe imuvamo n'uruhu bivanaho muri uko kwezi kwa gatandatu harimo filimi nyinshi nziza abantu benshi bakomeje gukunda. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe zimwe muri filimi 9 zikomeje kuvugisha abantu kandi ziri kurebwa n'abantu benshi kuri social media ndetse no ku ba DJ batandukanye. Izo filimi abantu benshi bari kujya gufatisha. Icyo ngusaba no kubana nanjye kugira ngo ubashe kumenya filimi ushobora kwirebera wibereye iwawe. Kanda subscribe kugira ngo tujye tubana. Reka dutangire tudatinze duhere kuri filimi ya 9. Filimi ya 9 yitwa Triple Frontier. Iyi ni filimi yarakozwe n'umusobanuzi Rocky, ariko Junior Giti yayisubiyemo. Niba ukunda kureba za filimi zifite ishusho nziza, iyi filimi niba utanayizi wakongera ukayireba kuko Junior Giti yongeye ayikoraho. Ni filimi iri kurebwa n'abantu benshi muri no minsi. Umwanya wa 8 hari agafilimi keza ka Junior Giti. Murabizi neza ko Junior Giti yari amaze iminsi adasobanura, gusa iyi ni imwe muri filimi yagarutse asobanura. Triada. Iyi ni filimi y'Abanyamerika y'Amajyepfo. Abantu bakunda filimi z'Abanyamerika y'Epfo murabizi ubwenge buba burimo, ubugome ndetse n'utundi tuntu tw'ubwenge. Iyi ni filimi nagushishikariza kureba muri uku kwezi. Umwanya wa 7 filimi ugomba kureba Jack. Hano uri guhingisha inka arahinga webe ari guhingisha inka geze hano kuboko k'umuntu webe dore imirambo y'abantu dufite ikibazo biri kujya mbere hano webe बताओ किसने की inde wishe bano bantu Ranatunga mama we Ranatunga ninde. Iyi ni filimi yakinnye n'icyamamare Sunny Deol. Uyu ni umugabo wakundaga gukina filimi z'inkundo, ariko yagarutse akina muri filimi zijyanye n'ubujura, aho bitangira bari gucukura zahabu, bari gufasha leta gushaka imitungo, hanyuma bajya gucukura zahabu bakabaziguyeho, bakavuga ko izo zahabu bataziha leta, bakarwana n'abasirikare bose bakabica, ubundi bagahunga igihugu, bakagera mu gace aho basanga ari umugabo warigaruriye aho hantu yica abantu uko yiboneye. Umwe mu bagabo w'umugabo babica abantu bakaza gusagarira no mugabo Sunny Deol, aho atangira kubica bakaba bamugejeje kuri boss wabo, nawe bikarangira mwishe. Iyi ni imwe muri filimi nziza udakwiye gucikwa, ugomba kureba. Umwanya wa 6 hari filimi nziza cyane, filimi iri kurebwa n'abantu benshi muri no minsi, Final Destination. Kuzuye muzehe arasubirayo kandi sanseri rifunga manuka gutyo jejejeje wa mwana ararukutse aho piyano imwikubita piyano ku mutwe imuvamo n'uruhu bivanaho Igice cya 5. Iyi ni filimi nziza cyane yasobanuwe na Rocky. Gusa niba ugira ubwoba cyangwa udakunda kureba za filimi za horror movie, filimi z'ikikango, ntabwo nagushishikariza kureba ino filimi. Gusa niba ufite umutima wiwe kandi ukomeye, nta kibazo ino filimi wayireba. Umwanya wa 5 hari filimi nziza cyane, Turbo B. Iyi ni imwe muri filimi igaragaramo umusore uba wikorera ibintu by'amashanyarazi, aho ajya mu rugo rw'umukire agiye gukanika TV, akagenda yiyambariye za ekuteri, noneho nyuma nyir'urugo bakaza bakamwica. Umugore aba yagiye guhaha utuntu, bamara kwica nyir'urugo, uwo musore yasohoka agasanga nyir'urugo yapfuye, agafata toronovise avuga ati wenda nanjye uraza nshobora kuba namurangiza.
umugore we akinjira abona umugabo aryamye hasi, akabona n'uwo musore afite telenovise. ubwo namwe murabyumva, ahita akeka ko ari uwo musore umwiciye umugabo. uwo mugore agafungisha uwo musore. umusore yabyitwayemo gitwari. iyi nayo ni filimi nagushishikariza gushaka ukaba wayireba. Trouble ni filimi nziza cyane iri kurebwa n'abantu benshi muri uku kwezi. Reka twikomereze ku mwanya wa 4. umwanya wa 4 turasanga filimi nziza cyane, Scandal. Ladies and gentlemen, bagore namwe bagabo, traveling soon. tugiye guca hano. Please keep your seatbelts fastened. Thank you. Indege ititire nimugire ikibazo, bijya bibaho mu bikuku mu kirere. Ni kuvunagura mu ndege, ruri kuvunagura abantu indege iratitira bagira ngo ni bimwe byo mu kirere. Urabe bagira ngo ni turbulence. Urabe ruri kuvunagura. Urabe ninde mama we Salman Khan. Iyi ni filimi Rocky yasobanuye, irimo umugabo mwese mukunda mu Buhinde, Salman Khan. Iyi ni imwe muri filimi ziri gushakishwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Ni filimi umuntu utarayireba nashishikariza kureba, kuko murabizi Salman Khan nta filimi mbi ajya agira. Reka twikomereze kuri filimi iri ku mwanya wa 3, Fountain of Youth. Aciyakozamo ikiganza, amazi yaje ku bwinshi, turashize gikora mu mazi bita ngo n'ay'ubugingo, amazi aturuka impande zose. Umugezi uragenda uba mwinshi, aya mazi iyo yanyweye ngo ntabwo uzongera gupfa. Niyo mpamvu Imana yahishe ikiremwa muntu. Umusore rikanza, amaraso ari kuva, amaraso, igitonyanga cy'amaraso cyaguye mu mazi, mazi ahita azamuka mu isangira ahagaze. Urabe mazi y'ubugingo, Imana yari inzira yahishe imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Imwe muri filimi zikunzwe cyane, aho bigaragara ko haba hari umugezi wahishwe n'Imana, ariko uwo mugezi umuntu wawubonaga akawunywaho. Byavugaga ko atigeraga asaza, ahubwo rimwe na rimwe uyu mugezi wakwerekaga nk'ahazaza hawe. Niba utarareba ino filimi nawe ushobora kuyishaka, kuko ni imwe muri filimi nziza ziri gushakishwa n'abantu benshi muri ino minsi. Ku mwanya wa 2 hari filimi nziza cyane ikiriho n'umugabo wakinnye muri Black Panther, Jordan B. Cena. Kudutangiye Michael B. Jordan, Urabe yicaye hano, iyi ni Sinners, yicaye ari gutekera urumogi rwe, tangira kugenda abona ruramujabuka. Iyi filimi Cena ni imwe muri filimi ziri gukundwa n'abantu benshi muri uno mwaka, muri uku kwezi iri kurebwa n'abantu benshi cyane. Iyi ni filimi udakwiye gucikwa. Filimi iri ku mwanya wa 1 ni filimi ikomeje kuvugisha abantu, Slow. Yari yajyanye umwana kwa muganga, apfira yatahana amashuka yonyine, ariko kubera guhungabana n'ibintu, hari ibintu buriya bavuga ngo umuntu ntashobora kwakira. We yakomeje yumva ko yatahanye umwana, kumbe yatahanye ibishura, nimba ari ibishura. Imwe muri filimi iri kurebwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, aho mu minsi 2 ino filimi igisohoka yari imaze kurebwa na miliyoni zirenga 20 ku rubuga rwayo rwa Netflix. Urumva urwego ino filimi ihagaze. Iyi niyo filimi dusanga ku mwanya wa 1 kurebwa n'abantu benshi muri kuno kwezi turimo. Niba ukunda kureba filimi, zino filimi nakubwiye ni zimwe muri filimi ziri gushakishwa n'abantu benshi. Nkuko umuntu utarazireba ufite kuba wazishaka ukazireba. Kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo utajya ucikwa n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi kuri ino channel yacu ya Rugezo. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.